Yesu ashimwe, igitondo cyiza kuri mwese abana mukurikiye ku matelefone cyangwa se ku mateleviziyo, icyo mwakoresheje mu rugo, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije n'igitondo cyiza. Muri kano kanya tugiye kuba tuganira twiga ijambo ry'Imana. Ndasabye kugira ngo muze kuba mwitonze tuze kuganira neza ijambo ry'Imana. Kanizere ko mwese mwatangiye ibiruhuko mumeze neza kandi mwatsinze no mu mashuri. Tugiye gutangira rero dusenga nk'uko bisanzwe twiragiza Imana mbere y'uko dutangira izindi gahunda. Tugiye gusenga. Kambasabe mwifate neza hanyuma mwitonde twubahe Imana dusenge. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza uduhaye kugira ngo twongere gusabana nawe mu ijambo ryawe tukuramya tuguhimbaza. Turagusabye kugira ngo uze ubane natwe muri kano kanya, utugirire neza, buri mwana wese ahari anezezwe nawe, ndetse nanjye ugiye kuba ministeringa muri kano kanya ubane nanjye, twese hamwe utugirire neza. Urakoze Mana yacu, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe tugiye kongera dutangire turamya Imana, duhimbaza Imana mu ndirimbo twese tuzi. Reka duhaguruke dufatanye twese, Imana ibahe umugisha. Yo. Yo. Kanizere ko mwese mwanejejwe n'akanya tuvuyemo ko guhimbaza Imana no kwiramya. Tugiye rero mu kandi kanya kacu keza nk'uko mubizi kandi mumenyereye ko kwiga ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe abafite Bibiliya dufate Bibiliya, abazi gusoma, abatazi gusoma nabo batega amatwi kugira ngo twumve icyo tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga kuri topic nziza kandi y'ingenzi twese tugombye kuba dukora umunsi ku wundi, kuko ni imwe mu buzima bwacu bwa buri munsi bwo tubamo. Tugiye kwiga ku kubabarira. Kanizere ko twese tuzi kubabarira icyo ari cyo. Kubabarira ni igihe umuntu yagukoshereje cyangwa yagukoreye ikintu kibi kakubabaza, hanyuma akakubwira ngo mbabarira sinzongera, ubwo aba agusabye imbabazi. Tugiye rero kwiga kubabarira, ku gutanga imbabazi. Kubabarira icyo ari cyo tugiye kubireba. Hari igihe kubabarira bijye bitugora, hari igihe umuntu agukorera ikosa ukumva ntiwamubabarira, ariko si ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki? Ese Imana itwemerera kutababarira? Ese twebwe tujya dusaba imbabazi? Kanizere ko twese tujya dusaba imbabazi. Twese turakosa
kandi tugasaba n'imbabazi, kandi iyo dusabye imbabazi tuba dushaka ko batubabarira. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Twumve Petero uko yabajije Yesu, hanyuma twumve n'uko Yesu yamusubije. Nk'uko natangiye babwira abafite Bible, tugiye gusoma muri Matayo ibice 18 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 35. Reka dusome. Nuko Petero aramwegera. Yegeraga nde? Yegeraga Yesu. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Icyo ni ikibazo Petero yarabajije Yesu. Ngira ngo Petero nawe yaribazaga ati ko se umuntu nzajya mbabarira abantu bankosereza nongera mbabarira, bankosereza nongera mbabarira. Noneho yigira inama ati reka mbibaze Yesu, buriya Yesu afite igisubizo. Reka twumve ko Yesu nawe yamusubije. Petero yaramubajije ngo, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Ngeze 7. Petero yumvaga 7 ari inshuro nyinshi. Atese nzageze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 70. 70 icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo ni 70 ukubye inshuro 7. Ubwo ni kangahe? Abazi kubara vuba ni 490. 490 si inshuro nyinshi, ibaze kubara kuva kuri 1 ukazageza kuri 490. Izo nizo inshuro Yesu yamubwiye. Ariko impamvu Yesu yavuze ibyo ngibyo si uko ari zo inshuro dukwiye kubabarira, ahubwo Yesu yagereranyaga n'inshuro nyinshi dukwiye kubabarira. Uko umuntu agukoshereje agusabye imbabazi ukamubabarira, nta kibazo mubabarire. Katwumve. Ngo Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 70. Ngo nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana n'ibyo bafite byose, ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko umugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga. Aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kumwishyurira umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye bababara cyane, baragenda babwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu we mubi, naguhariye umwenda wawe kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabigira, nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Aho ngaho ni Petero wazaga Yesu amubaza ati, se njye mbabarira kangahe? Ati inshuro 7. Yesu aramubwira ngo yango ahubwo 70 inshuro 7. Yesu arangije ngo amucira uyu mugani kugira ngo arusheho gusobanukirwa ibyo kubabarira. Uyu mugani ngo umuntu yari afite abagaragu ngo aza kubabaza ibyo yababikije. Abajije uwa mbere ngo aramubwira ngo ibyo yamubikije ntago abifite. Sebuja aravuga ngo nimba utabifite igihano ugiye guhabwa
ngiye kukugura wowe n'umugore wawe n'abana bawe n'ibyo ufite byose kugira ngo umwenda ushiremo. Ngo wa mugaragu muramubwira ngo ndakwinginze mbabarira nzakwishyura. Ngo hanyuma sebuja ngo amuharire umwenda we. Guharira umwenda ni ukumubabarira. Ngo aramubwira ati ndakubabariye ntuzanyishyure. Ariko ngo uwo mugaragu agisohoka ako kanya bamaze kumubabarira, abona nawe umuntu yagurije amubwira ati nyishyura vuba. Ngo ahita amufata mu ijosi aramuniga aramubwira ngo nyishyura ubu nonaha. Undi aramubwira ngo ntabyo afite, amusaba imbabazi, ariko we yanga kumubabarira. Kandi bamaze kumubabarira, ariko we yanga kumubabarira nubwo shebuja yamubabariye. Ngo aramufata ngo aramujyana mu nzu y'imbohe, amujyana muri prison mu gihome. Ngo hanyuma ngo abandi bagaragu bari aho ngaho bagenzi be babonye ukuntu yanze kubabarira mugenzi we, kandi we bamubabariye, ngo baragenda bajya kumurega kwa shebuja. Baramubwira ngo uzi yuko ngo runaka wababariye ngo we yanze kubabarira mugenzi we, ngo none yamushyize muri prison. Ngo hanyuma shebuja nawe ararakara kuko yari yamubabariye. Ngo aramuhamagara amubwira ati se kuwe wanyinginze ngo ninkubabariye nkemera nkakubabarira, kuki utababariye mugenzi wawe? Ngo arangije ngo aramuhana, ngo aramubwira ngo abasirikare nibamutware kugeza igihe azamarira kwishyura ideni rye. Ariko ntabwo byagarukiye gusa, ntabwo byagarukiye kuri iyo nkuru, kuri uwo mugani Yesu yari aciriye Petero gusa, ahubwo yongeyeho aramubwira ngo na data wo mu ijuru niko azabigira. Azabigira gute? Ba bandi batemeye kubabarira bagenzi babo nabo ntabwo bazababarirwa. Yesu yaravuze ngo na data wo mu ijuru niko azabigira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Nitwa tutababariye bagenzi bacu badukosereza, badukorera amakosa akatubabaza, badukorera ibintu bitandukanye, nitutababarira n'Imana yo mu ijuru ntabwo izatubabarira. Kandi si kubabarira gusa twikiza, ahubwo haravuga ngo nimutababarira mubikuye hehe? Ku mutima. Imbabazi nyazo ziva ku mutima. Aha hantu rero Yesu yashakaga kutwigisha kubabarira bagenzi bacu ibyo badukosereza ibyo ari byo byose, byaba ibyoroshye byaba n'ibikomeye, byose Yesu adusaba yuko tubabarira. Twongere twisuzume mu buzima bwacu, ese iyo mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuturanyi wagukoshereje urababarira? Nimba utababariraga, ariko uyu munsi twize mu ijambo ry'Imana yuko tugomba kubabarira uko byaba bimeze kose. Iryo ni ryo jambo ry'uyu munsi twize, turushaho kubizirikana ko tugomba kubabarira nk'uko Yesu yabyigishije hano. Kandi nako ijambo ry'Imana ridusaba, niko Imana idusaba yuko tubabarira bagenzi bacu nk'uko nayo yatubabariye. Ni nako Yesu yatubabariye, Imana ikamutanga kugira ngo aze atubere igitambo cy'ibyaha byacu. Imana iradukunda kandi tubabarira buri munsi. Ni nayo mpamvu nayo idusaba yuko tubabarira bagenzi bacu buri munsi. Nk'uko uyu mugabo shebuja yamubabariye ariko we ntababarire mugenzi we, ni nako rimwe na rimwe natwe bijya bitugendekera. Dukora amakosa tugasaba Imana imbabazi, tukavuga ngo Mana mbabarira uyu munsi natukanye, sinzongera gutukana ukundi. Imana ikakubabarira. Ariko wakwigira hirya mugenzi wawe yagutuka, wowe ntubashe kumubabarira, kandi nawe uvuye gutuka undi ukihana imbere y'Imana, Imana ikakubabarira. Rero niyo mpamvu Yesu yatanze ikigero cy'iyi nkuru, bisa nkaho yatugereranyaga n'Imana, uko twebwe turiretinga ku Mana na bagenzi bacu, uko tuzi imbere y'Imana tukayisaba imbabazi ikatubabarira. Nyamara twakwigira hirya tukabura bagenzi bacu nabo badukosereje ntitubabarire. Rero guhereye uyu munsi tumenye yuko Imana itubabarira, ariko nayo idusaba kubabarira bagenzi bacu nk'uko natwe itubabarira. Tujye tuzirikana kubabarira bagenzi bacu mu gihe badukoshereje nk'uko natwe Imana itubabarira. Imana ibaha umugisha. Tugiye kongera twumva kandi karirimbo kongera kutwibutsa kukubabarira, hanyuma nyuma yaho turaza gufata memory verse yacu mu mutwe mbere yuko dusoza. Imana ibaha umugisha.
nizere mwese ko akaririmbo kabanejeje. Ni akaririmbo gashyashya ariko ni n'akaririmbo keza karushaho kutwigisha ibyo twari tumaze kwiga. Karavuga ku kubabarira, karavuga n'iki cyanditswe cyo twasomye. Turusheho kukiga tugafate mu mutwe, kazadufasha kutibagirwa inyigisho twize. Aka kanya rero nk'uko mubizi tugiye kureba memory verse yacu, icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Icyanditswe cyo gufatwa mu mutwe cy'uyu munsi kiri mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 32. Abefeso ibice 4 n'umurongo wa 32. Reka tuhasome. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Twongere tubisubiremo. Abefeso ibice 4 n'umurongo wa 32 haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Twongere bwa nyuma tubasubiremo kugira ngo mwafate mu mutwe. Abefeso ibice 4 n'umurongo wa 32 haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Turashoje. Imana ikomeze ibarinde muri iki cyumweru tugiye gutangira ejo. Mukomeze mugubwe neza, murushaho kongera gusubiramo ibyo twize, mubitekerezaho kandi munabikora. Mubabarira bagenzi banyu, mubabarira inshuti zanyu, mubabarira abo mubana mu rugo bwa buri munsi, abo mwigana, ababakoshereje bose mubabarira nk'uko natwe Imana yatubabariye. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye cyane, tugushimiye kano kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryawe, ukongera kutwigisha kukubabarira. Turagusabye Mana yacu kugira ngo utubashishe kubabarira bagenzi bacu, inshuti zacu, abadukoshereje bose muri rusange, udufashe tubabarire nk'uko nawe watubabariye. Ngwino ubane natwe, ujye uhora utwibutsa kubabarira bagenzi bacu, ujye uhora utwibutsa Mwami gukunda bagenzi bacu, tubagirira neza nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Urakoze Mana yacu, ukomeze kuturinda muri iki cyumweru cyose. Tuzongere Mwami wanjye guhura kuri online twese turi bazima twiga ijambo ryawe. Urakoze Mwami, ndasabira umugisha abana bose, ubarinde n'imiryango yabo, ndetse natwe abarimu utugirire neza. Urakoze Mana yacu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mugire icyumweru cyiza mwese, ndabakunda kandi mukomeze kwirinda nk'uko twajyaga dukomeza kubivuga, twirinda COVID, dukaraba intoki, twirinda gukorakora aho tubonye hose. Mugire icyumweru cyiza, ndabakunda.